Menya tugiye kuvuga ku mateka ya Perezida William Ruto. William Ruto ubundi yavutse ngo ni perezida uyoboye icyo gihugu cya Kenya. Yavutse ku itariki yo kujyana imwe z'ukwa 12 mu 1966. Ubwo ni umuperezida wa gatanu uyoboye igihugu cya Kenya, ariko mbere y'uko ayobora igihugu cya Kenya yabanje gukora muri minisiteri. Nyuma yo gukora muri minisiteri aza kubaho kuba perezida. Uyu muperezida kandi wa Kenya William Ruto yavukiye ahantu bita Sambut Village. Yatangiye amashuri yiga, urumvikana yatangiye mu mashuri abanza ajya kuri ahantu bita Kiroteti, aza kurangiza afite certificate imwemerera ko arangije pirimeri. Nyuma azakomeza amashuri yisumbuye. Ikiganiro cye tuzamuganiraho byimbitse mu kiganiro gikurikira.